kwikinisha. Ujya wikinisha? Master meditation erega ni wowe. Kali you love to me, baby come away. Trin chuti nyanchuti mama garabiyo nawe. Nuja wicuza kuba warankunze mbere. Humura ndagukunda n'impamu, wabazwa n'ubusu karizwa n'ubusa. Ngiye kuririmba iyi si yanjye bwite. Ego. Now you know, nkubwiye ko nkukunda ntiwabyemera. Ukuri kwanjye nuko nkukunda, kandi urwo nkukunda ntiruzigera rushira. Mora nkusezeranya ko nzabana nawe, ngacana nawe mu byiza no mu bibi, ariko ntujye ubyemera. Looking me in the eyes, telling me what you see. I perfect paradise. I don't wanna take it. I don't wanna take it. Make you heart brief, but I love you so much. Please, safe be my lover. Now you know I love you so much. Iby'isi yama nzabyakira, kuko nzi ko mfite umwami nkunda, wanyitangiriye ku musaraba. Nacyo nyitinya, nacyo nikanga, nzi ko ahari cyo mu ijambo mbwira bera yuko ari bugufi kuza kutwambika ikamba ry'ubugingo. N'umwami mwiza, n'umwami ukunda, n'umwami ukunzwe na benshi. Nawamuhamagaye ngo ye kumwitaba, nawamutabaje ngo ye kumutabara. Areba tutareba, aca inzira aho zitari, nawamundutira kuko niwe buzima, ahimbazwe. Aya mafaranga murebe. Eka tuyazomeye bararebe. Ayo mafaranga. Urumva? Yego. Aya mafaranga murebe. Agomba kujyana umwana muri studio. Urakoze cyane. Mukora video imwe na audio. Umwemereye video imwe na audio. Video imwe na audio. Yego. Nanjye ku gikorwa uvuze. Nanjye nzacyo itafari ryanjye. Ewa na kabisa. Ari kumwe n'imbwa bita Fisi. Imbwa Fisi imeze bite? Yarubwana ni sawa. Kuki wisemo kwiyita imbwa ariko nukubera iki? Kuki wisemo kwiyita imbwa? Arega ura iyo umuntu anyise imbwa ndamubwira ati uzi kwitegereza rwose. Kubera ko ari byose? Kubera ko ari byo biterwa n'iki? Arega kukwita imbwa se wagira ngo ubuzima buba burangiye. Reka dutangiye tubasuhuza. Njyewe nitwa Cyubahiro, hano ni ku Ntashya TV nk'uko bisanzwe, ariko no kuri Kigali News 250 wambonaho, ku Murongo TV wambonaho, ndetse wambona no kuri Ni Gospel TV. Njye nitwa Cyubahiro, hano imbere yanjye kuri kamera hari umwana w'umukobwa mwiza cyane muto, ari kumwe ndetse n'ikigabo bita ari kumwe n'imbwa bita Fisi. Imbwa Fisi imeze bite? Yarubwana ni sawa. Kuki wisemo kwiyita imbwa ariko nukubera iki? Kuki wisemo kwiyita imbwa? Arega ura iyo umuntu anyise imbwa ndamubwira ati uzi kwitegereza rwose. Kubera ko ari byose? Kubera ko ari byo biterwa n'iki? Arega kukwita imbwa se wagira ngo ubuzima buba burangiye. Ntago buba burangiye. Wewe wemera kuri yo? Yewe. Ntago ndi imbwa gusa ahubwo ndi nyarubwana. Ubwo tuvuye ntago uri imbwa gusa uri nyarubwana? Uri imbwa mpuzamahanga? Ndi imbwa mpuzamahanga. Ndi imbwa mpuzakarere. Mpuzakarere. Fisi reka tugusuhuze. Yego murakoze cyane. Amakuru yanyu byifashe bite? Amakuru ni meza, turashima Imana. Ntangira mbwira abakunzi bacu cyangwa se abadukurikiranye muri rusange, babwira ngo bakore subscribe kuri Fisi Nyamunini TV. Hanyuma bamfollowing kuri Instagram ni Fisi Nyamunini
TikTok Fisi Nyamunini, Facebook Fisi Nyamunini. Hanyuma ewana tugenda ibintu ari tamu buryo ari fresh kabisa. Anga ariko ndi kumwe n'undi muntu nawe yabibwiye. Twanze kumuvuga ariko atwibwire. Nta muntu uvuga umuntu mukuru. Tuguhaye ikaze nawe. Murakoze. Yego. Amazina yanjye ni Mwiringirwa Rachel. Ongera ijwi yitwa? Mwiringirwa Rachel. Yego. Ndabashuhuje. Abantu bose. Yego. Ndi rusange. Yego. Musanzwe ukuri iki? Ubuzima busanzwe. Nkunda kuririmba no gukina filimi. Yego. N'indi mirimo isanzwe. Indi mirimo isanzwe. Yego. Rachel rero iri yambwe itarakubaza kankwibari nako umunyamakuru atarakubaza ni ngembwa ntugatukane fi urumva. Yego. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 16. 16. Yego. Ko ntumva uri kugenda uva mu rubyiruko. Ubwo ari umuntu ukuze cyane kurya avuye mu rubyiruko. Ari kugenda ava mu rubyiruko. 16. Uri umuntu ava mu rubyiruko afite 35. Ndabizi nanjye niyo mpande kuvuga ko ari kugenda acika urubyiruko. Aho ngo abana b'imyaka 15 babemereye kujya bakuramo inda. Ubona ko kujya babeneza urubyaro. Sorry. Uwo ni inde ubwo? Guverinoma y'u Rwanda. Gusa numvise umukuru w'igihugu atabyemera. Oya byo ntago byaba ari sawa. Ibyo ntago ari ubutore. Najyaga numva ngira ngo wenda bakora inama babanje kumubwira ariko numvise avuga ngo ibintu byaramutunguye cyane. Keretse wabakubita ikinyavu. Bakubita agaki? Ngo bakubita agaki? Ntago nyansubiramo. Sinsubiramo. None reka ngane narashira gato yarashe amakuru yawe. Meza. Urugendo rwo gukina filime no gukora muzika warutangiye ryari ugeze mu kujya kuki muri ibyo bintu byombi? Narutangiye mfite imyaka 11. Yego. Niga P4. Wiga P4. Yego. Nibwo natangiye kumenya ko mfite impano yo kuririmba no gukina filime. Umaze gukina filime zingahe? Nta nimwe ariko ndashaka kugerageza. Nese wabwiye iki kuzi gukina filime kandi utarabigerageza? Njya mbikina ndi njyenyine nkabona nabishobora. Gukina umuntu ari wenyine ukuntu babyita mu Kinyarwanda? Gukina umuntu ari wenyine babyita mu Kinyarwanda? Kwikinisha. Ujya wikinisha? Uri imbwa kabisa. Uri ikibwa. Uri muntu w'ikibwa tuziranye. Oya aravuze ngo yikinisha. Ariko ni Kinyarwanda remoje. Aravuze ngo ajya cyageza gukina ari wenyine, sibyo? Ndavuga nti se mu Kinyarwanda babyita ngo urumva ko anabizi. Ko ari kwikinisha gusa wenda ushobora kuba byumvise mu buryo butari bwo. Reka tubufate mu buryo bumeze buryo. Ata nkwibariza, sibyo? Uvuga iki ku bana biyandarika bagatwara inda bakiri bato? Fise ikibazo kibaje umwana muri minsi y'imyaka 18. Ntago byari ntago imyaka ye ibyemera. Ntago imyaka ye imwemera kwinjira muri ibyo bintu cyane. Ubwo mbese muri make bamba barenda arengera. Ntago warubizi. Ntago narimbizi. Ikibazo gusubira ikosa. Musubize kuri mikrofone gato maze mubaza kandi kabazo kamwe. Utubwiye ko ujya wiherera gukina filime kwa naririmba wenda niki kintu nizimbagamizo ugira kugira ngo ubashe gusohora imiziki yawe niba uyifite uraza kutubwira no ku rundi ruhande izo filime niba uzifite uhera n'izimbagamizi zituma ubikora wenyine n'ubikorera mu bandi? Wenda hari nk'igihe mba mfite isoni zo gukinira mu bandi ako buzarashize. Yego hari n'igihe babyanga ko dukinana bikaba ngombwa yuko njye mimbi byanjye ku giti cyanjye. Wumva bizaguma gutyo se iki kintu wifuza wenda uvuga ngo ndifuza ikintu ntafite ubushobozi? Ndifuza yuko wenda nabona nk'ubushobozi nkazamuka kuko ngiye nkunda kuririmba no gukina filime kugira ngo mbigereho. Sasa rero yego dukubita gapera kugira ngo tumenye ibyari byo. Nk'uturimbo tubi cyangwa dutatu tubwiraho agace gace. Reka tumuhe yisanzure ajye ibyo avuga. Reka ndirimbe Shenge ya Juno. Ntacyo. Can't give me love, make me kill my lady. My strong meditation, erega ni wowe. Call you love to me, baby come away. Three nshuti nyanshuti mamagara biyo nawe. Nujya wicuza
kuba warankunze mbere sinzahinduka none tuzanyumva ndakwifuza stay by my side shenge tuzanyumva ndakwifuza sinahinduka shenge tuzanyumva ndakwifuza ubabazwa n'ubusa ukarizwa n'ubusa humura ndagukunda n'impamvu ubabazwa n'ubusa ukarizwa n'ubusa n'ukuri ndagukunda n'impamvu c'était ma favorite, baby, don't cry. I want no G for love, baby, no other. Say how you born, you don't feel some news, cause I are to myself for more, baby. Love you, love you, love you, baby. Dimo medicama, baby, niyo bampukama, so morango boda dimo, baby. Love you, love you, love you, baby. My shale tuzanyumva ndakwifuza, stay by my side, shenge tuzanyumva ndakwifuza sinahinduka shenge tuzanyumva ndakwifuza ubabazwa n'ubusa ukarizwa n'ubusa humura ndagukunda n'impamvu ubabazwa n'ubusa ukarizwa n'ubusa n'ukuri ndagukunda n'impamvu. Ewana pimumira amashyi reka tugushimire ahangaha rero yego njye buriya wamuha amanota angahe ku ijana njyewe ntakubeshya ahangaha urumva ngiye kuba neretseho amafaranga iyi mpano aya mafaranga murebe reka tuyazomeye bararebe ayo mafaranga urumva yego aya mafaranga murebe agomba kujyana uyu mwana muri studio urakoze cyane mukorera video imwe na audio umwemereye video imwe na audio imwe na audio yego nanjye ku gikorwa uvuze nanjye nzacyo itafari ryanjye ewana kabisa kudashimira Filiz kandi kwemera indirimbo arakoze Firo nizere ko ubikuye ku mutima nukuri mbikuye ku mutima uyu mwana azi kuririmba ngewe mwemereye audio na video byumvi 500 uzayatanga nzatanga Imana guhumugisha Imana izabimfasha reka tumaze nta ndirimbo yawe ufite ku buryo nibura uvuge ufite kwemera indirimbo y'amajwi n'amashusho nta ndirimbo yawe ufite ku buryo wenda waturirimbira aho wumva uzahera ujye kuririmba muzo bakwemereye ndazifite nyinshi turimbiramo gake ku karirimbo ukunda kugira ngo tureko twabona n'undi muterankunga wagufasha gusohora indirimbo nyinshi zitandukanye iyi Imana cyangwa iyisi iyo ushaka yuzi nziza nushaka uziririmbe zose ushaka uririmba iy'Imana uririmbe n'iy'isi yego ngiye kuririmba iy'isi yanjye bwite yego Now you know nkubwiye ko nkukunda ntiwabyemera ukuri kwanjye nuko nkukunda kandi urwo nkukunda ntiruzigera rushira Mora nkusezeranya ko nzabana nawe ngacana nawe mu byiza no mu bibi ariko ntujye ubyemera Looking me in the eyes, telling me what you see. I perfect paradise. I don't wanna take it. I don't wanna take it. Make you heart brief, but I love you so much. Please, safe be my lover. Now you know I love you so much. Now you know I love you, darling. Now you are free to go. Ariko umenye ko nkukunda niwumve ko unsize kandi aho ugiye ariho habi ndabyumva ko ntakabije nkakwimariramo nkagukunda birenze ariko ari nkawe wakora iki ku mutima wanjye unaniye Looking me in the eyes, telling me what you see. I perfect paradise.
I don't wanna take it, I don't wanna take it, make you want to breathe, but I love you so much. I love you, I hide it, I love you, I hide it. I don't know niba nkunda nkuko nje nkukunda, ariko basi umenye ko nkunda. I don't wanna take it, I don't wanna take it, make you want to breathe, but I love you so much. Please say for be my lover. Now we know, I love you so much. Now we know, I love you, darling. urakoze cyane. Ndimo ni yawe wihimbiye cyangwa n'ahantu wayikuye? Ni yanjye. Ni yawe. Igitekerezo cyo guhimba iyo ndimo gikuye? Igitekerezo cyo guhimba indirimbo naragitekereje nyine. Ni true story? Ni inkuru nyine, ni inkuru mpamo? Oya, ni ibintu wahimbye gusa? Nta muntu wenda washingiye cyangwa se ngo nawe wenda ugendeye ku buzima bwawe cyangwa n'undi muntu uzi? Byarizanye gusa? Nanjye ndiba nkwemere kuyikora amajwi n'amashusho. Urakoze. Semaze ko indirimbo ebyiri. Ngo nawe badukurikiye live bari kugira ikiganiro, hagenda umuntu dutera inkunga dufashe. Kuko uyu mwana azi kuririmba. Mute neza gatoya. Abana mudukurikiranye ngira ngo murabibona ko uyu mwana azi kuririmba, hagira undi muntu basi nibura witanga indirimbo ya video ya audio na video. Imana ibaho umugisha. Ko gukora indirimbo ni ibintu bigoye cyane, ngira ngo urabizi, abantu bajya bakora indirimbo barabizi. Kandi no guhimba indirimbo nabyo bwabyo ni igikorwa kigize gite kigoranye. Ubwo rero hari abantu batagenda ku mpano bagagenda kuko uko umuntu ameze, ariko umwana afite impano. Ikindi atuwe ko afite indirimbo ya gospel, niyo sinzi n'abatumira nk'amasegonda 40 nyine igitero kimwe tukumva ko nemeza ko n'abantu bakunda indirimbo za gospel ashobora kumva iyo ntayikunda akaba yakunda indirimbo yawe kandi ari umuntu uzikunda akaba yagufasha. Iby'isi yama nzabyakira kuko nzi ko mfite umwami nkunda, wanyitangiriye ku musaraba. Nacyo nyitinya, nacyo nikanga, nzi ko hari cyo mu ijambo mbwira bera yuko ari bugufi kuza kutwambika ikamba ry'ubugingo. N'umwami mwiza, n'umwami ukunda, n'umwami ukunzwe na benshi. Nawamuhamagaye ngo ye kumwitaba, nawamutabaje ngo ye kumutabara. Areba tutareba, aca inzira aho zitari, nawamundutira kuko niwe buzima ahimbazwe. Areba tutareba, aca inzira aho zitari, nawamundutira kuko niwe buzima ahimbazwe. Ni byose byacu aruta byose biri muri iyi si, ibyo mubona byiza n'ibihenda amaso, cyo nimuze dukorere uwo mwami. Nizeye ko hari igihe tuzamubona, tukabona ubwiza bwe n'imbabazi ze. Asante God for every something. Areba tutareba, aca inzira aho zitari, nawamundutira kuko niwe buzima ahimbazwe. Reka tugushimire. Imana ifite indirimbo nziza gusa kandi nizeye ko mu gihe kiri imbere zajya ahagaragara. Ndacyekeza uzi ko mfite abandi bana barimfasha mu rugendo rw'umuziki, babandi ba Rebeka. Niyo mwana wongeye kumushyiramo kandi nawe wamwemeye indirimbo, wamwemeye kuri kamera, nanjye mbyemere kuri kamera live, sibyo? Kandi tugomba kubikora kabisa cyane. Nuko yego.
wari wagerageza kujya muri studio? oya Wari waririmba se nibura ahantu mu gitaramo runaka cyangwa se ahantu live? naririmbye rimwe Waririmbye hehe? kuri sale y'urubyiruko. Kuri sale y'urubyiruko. Nta soni byaguteye ubu nta kibazo? Waririmbye ubu nta kibazo ufite nta soni? hanyuma mu buzima busanzwe nyine gukina filime ko wambwiye ngo wiyumvamo n'impano yo gukina filime wumva wabikora ukabishobora? yego nabishobora. hanyuma se mu rugo nyine ababyeyi papa na mama ubona nyine bakira yuko wakina filime cyangwa se wanaririmba? yego baranshyigikiye. aho ngaho ni sawa cyane nimba ababyeyi bagushyira. Bamutse baye ngombwa ko umuntu aguhamagara ngo uze i Kigali byakunda kuza umuntu akakorera indirimbo? yego muri iki gihe cya vakanse byakunda. Wagiye gusubira ku ishuri? Ugiye kwiga uzajya gutaha? yego. inaha ngaha se yaba amasitidiyo n'andi bita Sarukondo yamukubita umwica. Rero izo studio ntabwo indirimbo zituma zigira aho zigera. n'ubundi cyo cyiza kandi n'amashusho ahantu heza gukora amashusho ni mu mujyi. n'ubundi ubwo rero njyewe indirimbo ye ndayimwemereye. Ngagira ikindi kintu ubwira nk'abantu badukurikiye turi kugana ku musozo, ibyifuzo byawe abashaka kugufasha bagufashe, dukurikirwa n'abantu benshi bagenda bafasha abantu batandukanye ku buryo uvuga ibyo ushaka byose. Yego bagira telefone se ubu? oya aracyari mutoya. ntacyo batangiye cyubahiro ubwo nyine cyubahiro abantu bankurikiye ikintu nababwira bakoze kunkurikirana ndabashimiye mbere na mbere. ikindi cya kabiri ndamutse ngize imana cyangwa abona umuterankunga ungeza kure nakishima kandi nawe namushimira cyane. ibyifuzo byanjye ni ibyo. murakoze. Imana ishimwe bakunzi bacu, bafana bacu, bantu bacu dukunda kandi natwe turabizi ko mudukunda. mukomeze mukore subscribe kuri iyi YouTube channel Intashya TV. hanyuma ikindi mukore subscribe kuri Fils Nyamunini TV. hanyuma Nyagasani ajya akomeza barebe icyoroshye. Imana ibaha umugisha. umuntu wakunze ijwi ry'uyu mwana agira uko abigenza nyine, turavuga mu buryo bw'umufuka cyangwa se mu buryo bwo kuba yamufasha akamukorera video na audio akabyishyurira muri studio, byaba ari sawa cyane. ukafasha uno mwana kuko urabona ko aracyari umwana akeneye nyine gutera imbere. hanyuma Nyagasani akomeze kubaha umugisha, abarinde. nimero yanjye ni 0788991179. hanyuma mbabwira ngo Nyagasani ajya akomeza abaha umugisha. murakoze cyane.